Mu mutima w'umujyi wa Roma mu Butaliyani hari igihugu gito cyane ku isi cyitwa Vatican, gifite ubuso butarenga kilometero kare 0.44, ariko cyuzuye ibanga, ubuhanga n'ubutware bugaragara n'ubutaboneka. Nubwo ari gito kurusha agace kamwe k'umujyi, Vatican ni nk'ububiko bw'amateka y'isi, amabanga y'itorero n'imyemerere yahinduye ibihe, kuko gifite umwuka w'ibanga utavugwa, wuzuye amamiliyoni y'amateka n'inyandiko zikora ku bwenge bw'abantu bake gusa mu isi. Inyubako zayo nka Bazilika ya Mutagatifu Petero, inyubako y'abakaridinali n'ububiko bwa archive ya Vatican bihishwe muri ibyo bintu bitamenyekana neza kugeza ubu. Amabanga y'itorero, inyandiko z'amateka y'abami, impapuro za gihanga zerekeye Yezu Kristo n'intumwa ze, ndetse n'inyandiko zigeze kubuza isi kumenya ukuri ku bintu byinshi byabaye mu mateka ya kera. Aha niho hagereranywa n'ikirere cy'amabanga n'ubuhanga, aho buri mfuruka iba ifite igisobanuro gikomeye gishobora guhindura uko abantu batekereza ku by'isi, ku Mana no ku mateka yabo. Nubwo ari gito cyane, Vatican ifatwa nk'umutima w'ubwenge bw'iyobokamana n'inyandiko z'amateka zifite agaciro gakomeye kurusha zahabu, ariko kandi igakomeza kuba mu ibanga rikomeye ry'amateka, imbaraga n'ukuri kenshi kutavugwa. Uyu munsi turavuga mu buryo bwimbitse ku mabanga arindwi atarigeze asobanurwa ya Vatican, kuva ku mibiri y'abatagatifu idashira kugeza ku bitabo byahishwe bya Yezu Kristo, no ku mibiri ibiri y'ibinyoma yashyizwe mu bubiko bw'ibanga. Fata umwanya wawe wicare witonze, kuko ibyo ugiye kumva bishobora guhindura uburyo wumva amateka, ukwemera n'ibanga ry'abantu. Ibyo ugiye kumva si iby'imivugo gusa, ahubwo ni ukuri kw'ibanga ryo mu mwijima w'amateka. Mu mabuye yera yubatswe ku nkuta z'ikirango cy'ukwemera n'ubutegetsi bwa Vatican hahishemo ibanga rikomeye ryasizwe n'amateka y'ibihe. Hari ibintu byahishwe imyaka magana, kuva ku bihimba by'abatagatifu bibitswe hakoreshejwe uburyo bwa kera bw'Abanyamisiri, kugeza ku bintu by'agaciro byakomotse ku bwami bwo kuri ruzi rwa Nili. Byose bikiri mu mwijima, bitarigeze bivumburwa cyangwa se ngo bishyirwe ku karubanda ahagaragara. Ibi ni ibintu usanga bizwi n'umubare muto w'abantu mu isi. Bamwe babyandikaho ibitabo bigirwa ubwiru, abandi bakabibwira inshuti zabo, ariko n'ubundi bigakomeza kuba ibanga rikomeye no kutavugwaho rumwe n'abatuye isi. Mu rujijo rukomeye, aha niho hihishe ibanga rikomeye ry'amayobera arindwi abitse mu mutima w'ubwami bwa Vatican, aho urumuri rw'Imana rucengera umwijima w'amateka y'abantu. Murakaza neza ku Mayobera TV, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe bitavugwaho rumwe, n'amayobera akomeje kuyobera isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Hano niho ukuri kutavugwa mu ruhame guhura n'ibibazo bikomeye abantu benshi batinya kubaza.